Ikibazo tugiye kwibaza uyu munsi kiragira kiti: "Ese twanesha icyaha?" Abantu benshi bagerageza kwegera Imana no kugendera mu nzira zayo, tutitaye ku idini barimo. Bose barwana n'iki kintu cyitwa icyaha. Icyaha ni umutwaro uremereye buri muntu tutitaye ku idini arimo. Ndetse hari n'abatemera Imana rimwe na rimwe baba bumva mu mitima yabo hari ikintu kibacira urubanza. Icyo bamwe bagerageza kwita ngo ni umutimanama cyangwa se izindi nyito zigiye zitandukanye. Ariko turabireba muri context ya gikristo. Abakristo bacyita icyaha, abisilamu bacyita icyaha, n'andi madini afite uko abyita, ariko icyo kintu rero turakigendera mu mitima yacu. Niyo mwarasomye agatabo k'umugenzi, umugenzi hari umutwaro yari yikoreye yibaza uwawumutura. Wari umutwaro wo kumva buri munsi, buri saha, buri segonda aremerewe n'icyaha, yumva afite guilt mu mutima we, yumva isaha n'isaha hari amakosa aba amubarwaho, yaba hagati ye n'abantu muri rusange, yaba ari no hagati ye n'Imana. Abantu benshi rero bajya mu nsengero, ushobora kujya mu rusengero kubera icyo kintu uba wumva buri gihe kiremereye umutima wawe. Wajyayo ugasenga, wenda ukaririmba, ukumva inyigisho z'umubwirizabutumwa, ukagaruka wumva umutima wawe ukeye, wumva wenda hari ukuntu wegereye Imana kurushaho. Ariko ibyo ntibimara kabiri, bujya gucya rwose, kandi waryamye gusa nta n'ikintu kindi wakoze kiri aho, gusa ukumva umutima wawe n'ubundi hari ikintu gushinja, ukumva hari ukuntu utameranye neza n'Imana. Kuko ibicumuro byacu bituruka impande zose. Ushobora no kuba ntacyo ukora wiryamiye mu buriri gusa, ariko ibitekerezo byawe bikajya ahandi hantu hatari heza, ukaba uracumuye. Ntabwo bigusaba rwose kwirirwa ugenda uva mu nzu ngo ugire icyo ukora. Imana izakubaraho icyaha niyo watekereza imigambi mibi gusa utanayikoze. Icyo ubwacyo kiba ari icyaha. Nibyo Kristo yabwiraga abantu ati, agerageza kumvisha uburyo kureka icyaha ari ibintu bigoye cyane. Agira ati, bababwiye ngo ntimukajye mukora ibi n'ibi, yarangiza akababwira yuko gukora ibyo bibwiraga ko byoroshye ahubwo nabyo bigize icyaha. Urugero, barababwira ati ntugasambane, ni urugero. Ariko akavuga ati, niyo urebye umugore wundi ukamwifuza, icyo gihe Imana ikubaraho icyaha. Kumwifuza gusa utanamukozeho, ntaho uba utaniye n'umuntu wabikoze mu by'ukuri. Icyo gihe rero niyo mpamvu umuntu buri kanya aba yumva hari ukuntu atameranye neza n'Imana, kuko ibyo bintu ntaho wabihungira. Ubwonko bwakiritse babugukuyemo. Naho ubundi kugeza ukiri mu isi, ibishuko bizahoraho, uzakomeza uhura nabyo impande n'impande, kandi uwo mutwaro wo kumva hari ukuntu utameranye neza n'Imana uzakomeza uwugendane. Ako gahe gatoya ugirira mu rusengero umunsi umwe mu cyumweru, ubwo ni abajya gusenga ku cyumweru gusa cyangwa ku wa gatandatu gusa. Ariko indi minsi ukayimara wumva umutima wawe hari ukuntu utameze neza. None ubwo wakwibaza, ubwo tuzanesha icyaha dute? Ko isi turimo ari isi yanduye, ni isi yaguye, ni isi y'ibigeragezo, ntaho twabihungira. kandi niko umuntu wabikubwira neza, buriya ni nk'umuntu ufite imyaka 100. Abakiri bato uba wumva hari igihe kizagera wenda ukabireka, ukavuga uti wenda ni stage ngezemo, ariko ningera ku yindi stage ibi bintu nzabireka. Wenda kuba ngira amarari y'umubiri n'iki, nuko wenda ngeze muri stage y'urubyiruko. Ariko nkura wenda nkashaka umugore iki, nkagira abana, ibyo bintu bizarangira. Ariko ntutekereze ko hari abagabo hari abashakanye bacana inyuma benshi cyane. Iryo rari ryawe uvuga ngo ugifite ukiri umusore rizashira icyo gihe, ugasanga barayikurusha. Hari aho uzagera, ubaje nk'umuntu rero ufite imyaka 100 ashobora kukubwiza ukuri, akabwira ko uzakomeza urwane n'icyaha kugeza icyo gihe, kugeza igihe uzapfira, kandi uzagihorana mu mutima, uzahora utsindwa. Ni ukuvuga muri make, waba uri umukristo, waba uri umwisilamu, waba uri umuntu utemera Imana, icyo kintu cy'icyaha kiduhoraho, kandi ntaho dutaniye mu by'ukuri. Imitima yacu buri gihe hari ibintu bidushinja, kandi ntaho twabihungira. None ubwo twanesha icyaha, ari nacyo kibazo twatangiranye. Izo mbaraga zo kunesha icyaha hari umuntu uzifite? Buriya n'abapasiteri ntibazakubeshye. Akenshi mujye mukurikirana, muzajya mubibona nko ku makuru cyangwa se ahandi, ukumva ngo pasiteri kanaka yafashe umwana ku ngufu, pasiteri kanaka yibye abantu amafaranga. Hari abo birirwa bafunga, hari abagira bate, abica abantu, kandi we wamubonaga ari nk'umuntu wenda w'intungane kuko umubona rimwe gusa, ariko ushobora kumubona amasaha 2
mu cyumweru, ntuba uzi ibindi yiriwemo n'ibyo aba akora ahihisha. Rwose uwo wakwita pasiteri nta butungane akurusha, ushobora kuba unatunganye kumurusha imbere y'Imana. Paul niwe wavuze mu Baroma ati abantu bose ni bamwe, nta muyuda nta munyamahanga, twese dutsindirwa imbere y'amategeko y'Imana, nta muntu n'umwe ubasha kuyubahiriza. N'uzakubwira ko ayubahiriza wese azaba yishuka, kuko niko Imana yavuze. Ubwo muri Yohani naho handitse ko umuntu wese wibwira ko nta cyaha afite aba agize Imana umunyabinyoma, kuko niyo yavuze ko nta muntu wera imbere yayo n'umwe. Wenda kugira turangize dusubiza ikibazo twahereyeho, uburyo twabasha, reka wenda dusoreze ku nkuru iri muri Bibiliya, aho umugabo wari utunze cyane yaje kuri Yesu aramubaza ati ese nakora iki ngo ndage ubwami bw'Imana? Ntanga icya cumi, mfasha abakene, nkora ibiki byose byiza nyine abantu twumva twakora kugira ngo Imana itwishimire. Ariko Yesu aramutesitinga, aramubwira ati noneho, kuko yari azi ko umutima we uri ku butunzi bwe, aramubwira ati noneho wowe genda ugurishe ibyo ufite byose ubihe abakene, uzunkurikire. Bibiliya iravuga ati umugabo ahita ababara cyane, aravuga ati uyu mugabo kweri ibintu sinzi ibyo yatekereje, ariko ubwo muri make ashobora kuba yatekereje ibintu navunikiye imyaka yose, iki byose mbijugunye nkurikire uyu mwana w'umubaji. Mbese yahise aba offended, arababara cyane ahita anigendera ava aho hantu. Ubwo Yesu yahise abwira abantu ati biragoye ko umutunzi yakwinjira mu bwami bw'Imana, icyoroshye nuko ingamiya yanyura mu jisho ry'urushinge. Ubwo bivuze ngo mu by'ukuri ntibishoboka. Uwo urumva ni wa muntu uba wumva mbese hari ukuntu ari umuntu mwiza atibonaho icyaha, ariko mu by'ukuri icyaha kiba kiri muriho. Aho Yesu yamuhaye urugero rumwe ko wenda ubutunzi yabugize ikigirwamana, aho gukurikira Imana ahitamo gukurikira ubutunzi. Ariko nk'ibyo wenda ntabwo yari abizi, cyangwa se nta nubwo yabibonaga, ariko ku Mana, Imana yibibona. Uko iyo ufashe ikintu cyose ukakirutesha Imana, icyo ngicyo aba ari ikigirwamana cyawe, kandi icyo ni icyaha Imana yanga. Gusa aho nshaka ko tujyane hamwe, abantu bahise bamubaza bati none ubwo ninde wakizwa? Ariko impamvu babimubajije ni uko muri kiriya gihe umuntu wese wabaga ari umutunzi, akenshi abantu babifataga nk'aho ari imigisha yaturutse ku Mana. Urebye ba Salomo, ba Dawidi, ba Yobu n'abandi, buriya abakristo ba kera cyangwa se abantu bemeraga Imana kera ntabwo bari bakene rwose. Imana yabahaga umugisha, bagatunga bagatunganirwa. N'igihe Yobu buriya yahuye n'ibizazane, inshuti ze zaramubwiraga ati impamvu uri guhura n'ibi byose ni uko hari icyaha wanze kwihana, Imana igushinja ikaba yakwatse imitungo yawe yose, ariyo bo bafataga nk'aho ari imigisha. Ariko nubyihana, Imana iraza kugarukira igusubiza ibyawe byose. Urumva ko mu mitwe yabo bumvaga ko umuntu wese ufite ibyo yagezeho mu bifatika ari imigisha Imana iba yamuhaye. Bakibaza rero niba umuntu uri ku rwego rwa Yobu w'umutunzi, cyangwa se rwa Dawidi cyangwa rwa Salomo cyangwa n'abandi bose bafataga ko bahawe imigisha n'Imana, bigoye ko binjira mu bwami bw'Imana. None ninde wakizwa nyine? Twebwe bandi Imana yaretse, ariko wenda kuko tuba twumva tunabideservinga, kuko uba wumva n'ubundi umutima ugucira urubanza. Ntabwo wegeranyaga nayo bakavuga ati ubwo twebwe b'abashumba n'abarobyi n'abaki, ubwo akacu kashobotse, ubwo twebwe nta naho duhagaze. Ikintu Yesu yabasubije yarababwiye ati ibidashobokera umwana w'umuntu ku Mana birashoboka. Aho rero niho ruzingiye. Ni ukuvuga ngo Yesu yababwiye ko uburyo bwonyine bushoboka bwo kunesha icyaha ari uko Imana yakikuneshereza. We mu mbaraga zawe ntibirimo rwose. Nushaka uzagerageze, niba wumva utaraba convinced ku myaka ufite ubu ngubu, ibyaha byose umaze gukora, inshuro zose wagerageje kubireka bikaba byaranze, komeza ugerageze. Nuzagera ukumva urabishoboye, uzavuga uti Imana ni inyabinyoma, ngewe ngezaho ntazongera gukora ibyaha kandi simbikora. Utaragera aho hantu rero ntabwo ushobora kumva agaciro k'imirimo y'Imana n'ibanga riri mu kubabarirwa icyaha, ari ryo Yesu yabwiye abo bantu ati ibidashobokera abana b'abantu. Ubwo nyine yari avuze ko bidanashoboka. Muri make akivuga ibyo byonyine yavuze ko bidashoboka, ati ku Mana birashoboka. Mu yandi magambo, Imana yonyine niyo yakuneshereza icyaha cyawe. Icyo usabwa ni ukuyakira, ukemera impano yaguhaye y'agakiza, ukayakira mu mutima wawe, ukemera ko uri umunyabyaha, ukemera ko udashoboye kwikiza, ukakira yuko Imana yonyine ariyo
ishobora kukuneshereza icyaha, ariyo ishobora kugukiza. Aribyo twakwita mu rurimi rw'icyongereza submission cyangwa surrender. Ukasurrenderinga imbere y'Imana ukavuga uti ndagushaka mu by'ukuri ariko sinzi uburyo nakugeraho, mfasha mbane nawe. Umutima wawe nugera aho hantu, icyaha Imana izakikuneshereza n'ingaruka zacyo iteka ryose. Niwisunga Yesu nk'igitambo cy'ukuri Imana yemeye kugira ngo ubuzima bwawe bubeho by'iteka ryose, aho ngaho uzaba uvuye mu banyabyaha ugiye mu bera b'Imana. Uzaba wera nk'uko Imana yera, kuko Imana ntizemera umuntu utera nk'uko yera yuko yinjira mu ijuru. Uburyo bwonyine bishoboka ni uko wakira igitambo cya Kristo, aricyo kikuzanira imbabazi z'ibyaha byose by'iteka ryose.